Guys, nongeye nagarutse. Noneho gahunda none ni fire. Video hanze ubu ngo akakanya tuvugana dore video ngizi igeze ku rubuga ngizi. Njyewe narababwiye ni ibi bintu uyu mwaka dutangiye wa 2025 umwaka ugiye kugira amezi menshi cyane menshi. Uretse wumva umukobwa hano, uretse wumve. Mwabahungu mwe mugerageze mukora ko mushoboye, mukora wo mushoboye, mukora uko imbaraga zanyu zingana. Naho ubundi ibintu ntimuzabishobora. Ndababwiza ukuri ugasanga umuhungu singiye kuvuga mu mazina yabyo si muri abana, niba umukobwa agera ku rwego rwo gufata icupa agafata icupa akariseseka hariya hasi mu myanya ndangagitsina uko icupa ringana, wowe urinde wo kumwemeza, wowe urinde wo kwemeza uriya mukobwa. Ubushize mwumvishe inkuru y'umwana w'umusore waguye hejuru y'umukobwa. Ndababwiye ngo nimudakora mushoboye muzapfa. Mujye mukora ko mushoboye, mukora mushoboye, nimwumva munaniwe murekeraho, kuko nubundi iyi generation abakobwa dufite n'uruca abana n'urundi rwego, wagira ngo harimo na Nyabingi ngaho nibereye. Kandi ngo ndababwiye abumva bumve, abatumva ibiro byageze ku rwego rw'icupa, none wowe urinde wo kwemeza umukobwa. Mwabahungu mwereka babwiza ukuri rero. Uyu mukobwa araturabuye abahungu, ngira ngo mbabwiye ati muterura ibyuma kuko kwemeza abakobwa b'i Kigali bigiye kuza kugorana. Nyuma ya hiti ya Yampano, Emeline ajamo kuzamo kuko nago byoroshye. Nyuma yuko Yampano akomeza gutrendinga hano muri Kigali iki ko yakoze hiti ya Danje, ariko nyene gusanga Emeline hiti ye iri kurutiya Yampano. Ibi bintu ndababwiza ukuri. Uyu mwaka 2025 iragira amezi 20 none aho buri bukere. Reka mbabwiza ukuri, tugiye kureba hagati indirimbo ya Bruce Melody yasohotse. Indirimbo ya Bruce Melody isohotse mu kanya hashize iminota mike, hasize amasaha makeya. Iyi ni indirimbo tugiye kureba hagati ya hiti ya Emeline kuri gahunda no kwirongoza iki icupa. Ni iyi ndirimbo cyangwa se ni iyihe hiti igiye gukomeza ici ibintu hano muri Kigali. Mureke dukomeze twiyumve, mwiyumve mwiyumvira amajwi kuntu ibintu no byaje guca urwego. Ahangaha Emeline hano yari mu kiganiro na This and That. Ahangaha baramubajije bati se nihe bintu bitatu wagira nk'umwana mu nama kugira ngo umwana agire gute abiho adakoresha internet nabi. Wumve n'ibintu yadukoreye. Urumva ikintu cyambere nabwira umwana ngiye kumereza telefone. Urabizi nyine kuri social media ziriho byinshi pe, byinshi. Yego, habaho ibintu byinshi pe, kandi byinshi biriho ntago byubaka abantu ahubwo bisenya abantu. Ngiye nicyo kintu namaze kubona. Abantu bakoresha imbuga muri iki gihe nyine muri iyi minsi bo bari gukora kugira ngo babone ibintu bibatunga, uri kumva, ariko bo ntago biteye ku buzima bw'abantu. Bari consuming. Yego. Ugasanga ukoze inkuru ku muntu kwa ari akantu gato kabayeho, cyangwa ari foto yiwe imwe yonyine yasohotse, sibyo? Ukahita ugenda ugakora inkuru kabisa yayindi umuntu ntimuziranye, kuko kubera ko wabonye ifoto gusa ntimuziranye. Icyo ni icyambere. Ntago uzi ukuntu abayeho, ntago uzi nimba afite ababyeyi cyangwa n'ababyeyi afite, ntago uzi ngo bimeze gute. Urumva uko naguze ubuzima bwe muri rusange. Muri make nyine ntago uzi ukuntu abayeho, ntago uzi ubuzima bwe, ugazanga ugiye kumukoraho iyo nkuru. Ubundi se reka twibaza ahangaha niba Emeline atubwira yuko ngo ibintu byinshi cyane byo kuri YouTube cyangwa se ku mbuga bitubaka abantu nk'abantu. Tugiye tuvugisha ukuri, twese turi abanyarwanda, kandi ndakeka nta muntu umwe hano utazi ukuri ko ibintu biri kubera mu mihanda ya Kigali. Uyu mukobwa agire gutya ajye mu kiganiro, mu kiganiro kuri This and That. Ikiganiro arimo hano cy'abakobwa bamubaza se mu buzima bundi ninde wagiriye inama abantu se cyangwa abanyamakuru bakora ibintu byinshi cyane, bakora inkuru babeshyiranga abantu ngibiki. None se tuvugisha ukuri, ntago turimo turamubeshyira kubera yuko ibyo yakoze ndetse na video murimo murazibona byinshi cyane. Icupa rikomeje kubicupa. Niba umukobwa nk'uyu nguyu yifata mungani ura mukobwa watugiriye inama avuga ati
abaje niba i Kigali mufate gahunda murye mukora budomino kugira mubashe kurangiza abana b'i Kigali. Ibi ngibi turabyita ibiki? Mureke dukomeze twiyumve, mukomeze mwiyumvire. Amazina yanjye yose okay. Amazina yanjye niswe n'ababyeyi banyise Kwizera Emeline. Guys okay. Navukiye ahantu bita Inyamirambo Inyakabanda. Then nyuma mu rugo baza kuza kwimuka bajya kwiturira i Nyamata. Emeline sibyo? Emeline ni umuntu ukunda amahoro, ni umuntu ukunda abantu, ni umuntu ukunda inshuti ze, ni umuntu ukunda abantu, ni umuntu ukunda inshuti ze, ni umuntu ukunda gusenga. Uko mubona gutya nkunda gusenga, urumva? Ni umuntu ukunda famiye ye, uhangayikishwa na famiye yiwe cyane ndetse n'inshuti ze. Emeline rero ibintu yanga, ikintu cya mbere nanga umuntu urenganya uwundi. Nanga kubona nyine umuntu urengana, ndabyanga, birambabaza. Nanga kubona umuntu uhangayitse, nanga kubona umuntu ubabaye. Namutuze nko yarabivuze, nanga umuntu mbeshya, nanga umuntu ubabaza abandi haba mu buzima busanzwe cyangwa mu rukundo. Nanga umuntu uta igihe cy'umuntu. Ikindi kintu nanga, si ikindi kintu nanga ni igikira. Ndakeka ari ibyo. Nize tourism. Okay. Ikindi kibazo kiravuga ngo wumvaga uzaba iki? Kwa kudiri muri muri segonderi wayumva nzaba iki? Mbese nk'ubu ngubu ewano wari kuba uri gukora mu biki cyangwa uri umuntu wuhe? Okay. Njye nyiri umwana nari mfite inzozi z'ibintu bibiri. Nari umwana ukunda kubaza ibibazo byinshi cyane. Muri make navuga ko muri iki gihe navuga ko uwo mwana ukura nyine abaza ibibazo byinshi, uwo mwana aba ari incakura. Ubwo reka tubyite ko nanjye nari incakura nyiri umwana. Gano nakoze agomba kujya kure ahantu navuze imyaka yanjye, ariko nta kibazo. Ndi hafi kuzuza imyaka 23. Okay. Mva rero mbwira ibintu byecyanye n'icyo kibazo mbajije. Ibyo bintu byecyanye ni isaga yabaye. Nta bintu byinshi ndi buyivugeho, kuko ibintu byinshi narabivuze, narabisobanuye kwa Sabe, sibyo? Ino saga imbaho, urumva? Nicyo gihe namenyemo inshuti zanjye za nyacyo. No, inshuti zanjye za nyazo. Nibwo namenye ngo ese inshuti zanjye isa ndamutse ngoye mu kibazo cyangwa n'ikindi kintu, tureke no kuvuga ngo ikibazo, haramutse hagize ikintu kimba nyine igihe icyo cyose wa mwanya ngeramo nkavuga ngo uyu mwanya ngukeneyemo inshuti. Nicyo gihe nabonye inshuti zanjye za nyazo, kandi nyine zinkunda nta buryarya, zitafite n'icyo zinkurikiyeho. Ikindi, ino saga yangishije kugira umutima ukomeye. Kugira umutima ukomeye, kwirengagiza,
ni byinshi mani, ni byinshi. reka mbabwize ukuri noneho mwa Abanyarwanda, ibi bintu noneho ibi bintu njye nababwiye ibi bintu nimudasenga Imana ngo Imana ikomeze iturebe icyoroshye kugira ngo isi ikomeze iriho, none ibintu biri hano muri iyi mihanda enikeni murayivaho byanga byakunda. Uruganda rwo nabonye rubuze kubarega bitewe n'ibintu biri kubera mu mihanda. Noneho ikintu gitangaje ni ukuntu noneho ngo n'icupa yamaze gucurukurwa nyuma yo kubona icupa kuntu byari rimeze. Ndakora reka babwize ukuri, usibye Imana yonyine itabara abantu, Imana yitabarira inshuti n'abavandimwe, ariko iyi mihanda yo yanyereye. Umwana w'umukobwa none yafashe icupa, afata icupa gutya aravuga ati reka ndicurukure. Ibyo Emeline yakoze ntago ari byo, ibyo Emeline yakoze yarimo arikinisha, aravuga ati reka noneho njye mbatemo noneho show ya danje. Njye icyo nababwira cyo munyere subscribe, mukomeze munkorera agashare kuri Benzo TV, ubundi twe twikomeze twirire show, twirebere n'ubundi ni hahandi mihanda nitadutwara tuzatwarwa n'umuyaga. Ntabwo byoroshye brother, ntabwo byoroshye, ariko mani ikintu nababwira cyo buriya nyine ibi bintu nabyo n'ubusazi, nubwo ari ubusazi ariko birarenze. Uyu mukobwa akomeje guca impaka mu mijyi ya Kigali hirya no hino ku isi, ntabwo byoroshye. Video ze wenda mwabantu mwe n'ukuntu nashobora kubivuga akagira ngo nukubeshya, ariko wenda reka nze nkwereke urebe.